Jado umeze neza? Meze neza tu. Se ko wagombye kufana makubwa yire. Umamagara se umamagara ryari usanga umamagara wowe. Se none uracyandakare ku byumba n'usanzwe ngo hamagara. Nakurakarira se. Nakwiyamye kuva kangahe? None se ko wanyama no ko wanyita ku telefone. Nakwiyamye kuva kera kandi urabizi. Ase Jado wambaye kundakara bingana gutya. Ko nakwiyamye kuva kera. Urambwira ngo mubabarire wampaye amahoro kuyete. None se basi twapfuye iki gituma ndakara bingana gutya. Kabiri kangahe nkwiyama wampaye amahoro basi. Be praise mbabarira ndakwinginze. Basi ngira ikintu bisaba ariko twongere dusubirane. Uri kunsaba ngo nsubirane nawe. Ntabwo byakunda. Ntabwo nasubirana nawe. Nakwiyamye inshuro nyinshi pe. Mama. Ase basi ko yashitanyumva urabizi ndawukunda kandi nakunze kuva kera ntago nyibona amahoro muri ngiye kubera wowe. Se basi urashaka kumutesha abagore mucaranye? Uyu mukobwa se yamuzanyemo gute? Uyu mukobwa ibyanjye nawe urabizi ko. Ese ubundi aka gakobwa kicaye hano niko kansimbuye ku buryo nsigaye ngo wamugana ufite telefone no bitabe? Miliyoni 50. Kabakire mufite amafaranga. Ubundi wazangurijeho makeya nanyagira ibyo nikorera. Hari teri mugira. Ngewe ntayo mfite ariko ndatwara. Reka ubwire. Ni gute wifata ukajya mu muhanda ugatwara nta teri mugira kuko urumva kuki mudatinya polisi? Reka nkubwire rero. Baje bundi bagufata bakagufunga shaka. Reka nkubwire ngire gutya. Ejo nkora amafuti banjyane taranziti. Barakutambika. Barantwaye. Mvuge ngo nziranye n'abayobozi. Bandazemo aka gatatu. Ura rero hari ibintu muhubukira. Niba nta pembo ufite. Wowe ntukajye ujya mu muhanda. Umva reka nkubwire ibintu bya leta. Uza mugure imodoka ndazifite. Ntago hari n'abakozi banjye bakakwigisha. Naho ndi gutwara bwo ndatwara imodoka ndayimenya. Naho ndi nibyo nakubwiraga. Ariko reka nkubaze mwa. Hano nahasanze umukobwa. Igihe nza gukorera buriya naraje ndakubura. Ndakuzi cyangwa uriya mukobwa aramubonye. Naraje ndafungura aramfungurira. Masanga umukobwa mwiza ute. Waramukunze? Ntabwo nzi ibyanyu ntabwo nzi ibyanyu. Waramukunze? Ntabwo namukunze ariko nabonye ni mwiza rwose nimba atari uwawe. Ni mwiza cyane. Ni mwiza nanjye narabibonye rwose do. Hari icyo wamunenze? Ntacyo namunenze niyo mpamvu namunenze. Ntacyo namunenze. Niyo mpamvu nanjye nagarutse hano dore ndabyibutse ndabikubaza. Bane byo mbubwira. Nta kintu utazamarega we ni ntacyo ntaguha. Reka nkwerekere. Ejo ni nakoretse imisozi mfite yawe. N'ubundi ndabizi ko nta kintu utanyeretse. Cyakoze mwana wifitiye Morgan mwiza. Nk'ubu nimba bishobotse uriya mukobwa nasanze hano ukamuzana we rega burya na fanta nakugurira. Nubwo uvuga ngo nta muntu ujya ugurira ababosi. Hariya nanjye dore nkubwije ukuri hariya nagujije amafaranga rwose tugende ndacyane yafite no mu rugo nta muntu uranamenya ko nyafite tumwe n'agafanta dore arega tuzatuba turi kumwe tujye twinywera byeri nabwo ubundi ni wowe wanjye. Reka nkubwize ubukuru ubundi nta kintu atazagukorera pa. Naguhaye inzu yo kumva. Warayimpaye ibyo nsibihakanye. Nta kintu utankoreye rwose. Reba iriya naguze hano. Reba hariya werekeza kuri kwa busanzwe. Ariko uziko ibyo bintu nabyumvishe mwana ngo waguze inzu. Abo twanywereye byeri bwashize hari ahantu bacuruza akabari. Kandi ibyo bintu Samba ufite imodoka igenda ahantu henshi. Reka ntabwo ndi kwibuka neza ariko wowe ndumva haje. Ajya siri muri amududu. Gusa nk'ubyibushye. Hari abafite akabari hegeranye no kwandera. Ndumva nta wakuguriye kurusha. Arya uriya mu meri
sinzi izina bamwita ndera cyangwa twariye burushete. ariko namwe abakire mugura ahantu ibintu byose bimaze kugura ahantu utazi na dereza si uko baramutse erega buriya kuriya mba ngura amazu ngura amamodoka ni ukwibikira ni ukubika amafaranga ni ukwibikira rero reka nkubwire rero abakire n'ubundi bagira ibintu ariko narabonye bagira ibintu n'abakobwa babiri bose ufite njye ndi singo ntiwabonye uriya mukobwa se uriya mukobwa nyine naramubonye ariko ari mu maboko yawe niyo mpamvu ugomba kujya ungurira byeri nk'inkweto siyo mpamvu se nakubwiye ko mfite amafaranga hano twe tugira ibintu ushaka cyakora mwana mugira ibintu n'abakobwa beza hano nzahakura umugeni n'uwumbira turafite wowe ujya ungurira byeri n'inkwere ariko njyewe ukuntu ndi kumva ukuntu uri uniga ushobora kuba mukura niko akantu aya mata uyabugoye gutyo bitewe n'iki? Kuva waza muri uru rugo harimo umwuka mubi kuva wahaza. Aya mata uyazanye hano reba kino kirahuri ukuntu kigeze. Siko harya witwa Gogo. Kubera iki aho waziye hano hasigaye hahora umunuko, hari imyuka mibi sinzi impamvu. Nyine aho waziye hano wahagize nk'iwawe umaje kubyimba. Amafriti wirirwa urya hano umaje kubyimbura ukumva ko wanzanira amatuka yawugura gutya. Ndebera ibintu ukoze. Kusubanya nyamenye bishaka. Ntagiye mureka kubangamira abantu. Kumva mukara y'imyoza nta n'usoni gafite. Ubu kaza kakayahorobya. Bitasa mukobwa Ni byiza. amakuru Ni meza. umeze neza Meze neza. uranyibuka Ndakwibukara. uribuka igihe naje kureba Jado nkamubura nkagusanga mu rugo Ndakwibuka. Imana ishimwe kuba wibutse buriya nkunda abantu bibuka nose ko mbona none se wampaye nimero yawe Sha na telefone mfite. si umuntu umwana nkawe yabura telefone Sha reka nkubwire na telefone ngira. oya ntabwo wabura telefone cyangwa nuko uyinyima Yego komana mva nkubwire. Cyakora ngwaye yaje dusara ikibazo wajya unyenera ukamuhamagara. nabyo nta kibazo ariko se nta muntu mubana w'umukobwa nk'umuntu mubana w'umukobwa atari wa Jado ariko nimero ya Jado ndayifite ariko hakaba Imana nimero yawe ko nta kuntu waba udafite telefone Sha na telefone mfite pe. nyamara wayima ubundi se wabuze umushakira Si ubu nawe nyifite nkayipima. Gusa nyine nta kibazo. Ujye uhamagara Jado azaza kumva. ubwo nyine nimero urayinyimye ntacyo ubwo njya mpamagara Jado nimukenera ariko niwisubira uzahimba kuko tujya duhura kenshi si ubwa kabiri wenda niduhura bwa gatatu uzaba wabitekerejeho uyimwe hari ribi ariko ni mwiza ntabiki buriya Jado reka nkubwire buriya wangiriye neza buriya munsi ntabwo nzabibagirwa kuba waranywera ku muhanda ukajya kuncumbikira
ni iby'agaciro kuri njyewe. ntabwo nakwanga kugufasha kandi uri umuvandimwe. Gusa nyine ushobora kuba mama wawe cyangwa papa wawe. naguciye mu ijambo, nanjye maze iminsi ntaha bwije imodoka ikansira, ubwo nagera hano bwije ntabwo ko tuganira, ngasanga rimwe na rimwe ngasanga waryamye urababaye, ntabura uko tuganira ariko wakomeza ukambwira. Buriya Jado hari ikintu nigeze nkubwira. Buriya kuri uyu ndeba iwacu twavutse turi abana 5, ariko muri abo bana 5 ni njyewe wabonye umuryango wo kubamo usa nkaho ukennye. Mbese ikintu no guca mu ijambo kindi mu rugo hari abandi bana wenda mwabanaga bakabafasha nyine kubera gupfusha ababyeyi tukiri batoya, buri wese bagiye bamujyana mu muryango agomba kubamo. Ariko buriya nyine naje kuba mu muryango mubi, uwo muryango uturira imitungo. Mbese nimubwira ngo ni ibintu na n'ubu iyo mbitekereje binjya ku mutima. Buriya kubura ababyeyi ntabwo ari ikintu. humura wirije kandi humura pe, humura ndahari kandi ngomba kugufasha njye n'umuryango wanjye, tukagufasha nta kibazo uzagira rwose. Sisita wanjye nubwo kuzira ndabizi ko nta kibazo, humura.